ibi mbamo binsubiza hahise nkabaza umuremyi nyiri ikosa, niba ari njye, niba ari wowe, niba ari bo cyangwa abandi ntazi, niba ari we waremye ikosa. Ndibaza iby'iyi ntimba inyegeka ku shavu nkaborogera ibyo ntahindura kubera ikosa. Inzira zaganiriye nanjye ndaburirwa sinumva none ubu ndi mu ngaruka z'ikosa. Inseko nziza wasekaga ibyiza byawe byose byangiye kure kubera ikosa. Ndabaza umutima niba ari njye cyangwa ari we wazanye agahinda mu nzira ngenda sinsobanukiwe. Amakosa yanjye ni ayaha, yawe yo ndayabwirwa n'iki ko nshaka inshuti yansobanurira nakebuka impande n'impande sinkubone nkabona agahinda ariko kampfumbase. Intimba irambura ibiganza nk'uko wabigenzaga ubwo wazaga unsanga umbaza niba izuba ryansize amahoro ndinda imbeho y'ijoro, ijwi ryawe rikaryohera amatwi none ubu ryasimbuwe n'amajwi y'injereri. Inyoni ntizikiza mu gitondo ngo ziherekeze inseko yawe, ubu nkangurwa n'ishavu nakabakaba nkahasanga ubusa nuko nkibwira nti ugira igitondo cyiza nshuti y'amagara dusangira tudacurana, wowe unduhura imitwaro ibitugu byahetamye. Nagira ngo ngusubize nkisanga narindi kwiganiriza udahari, ibihe byahise biragusobanura sinakwibagirwa, niwe bitekerezo byanjye. Iyaba iminsi yaramburiye nari kuguma iruhande rwawe nkaba muri bya byishimo nahoragamo igihe wari uhari. Aya marira atembagana ku mutima wari uzi ko yampoze iyi si yansobaniye mu buhungiro bw'ubuzima, wambereye ihema mu nkambi y'ubukonje, wancaniye umuriro mu ishyamba ndi guhigwa, wabaye umwamikazi waryo unkiza inyamaswa. Nagusize ntabishaka nawe ugenda unsanga ariko ntitwahura, aho nayobeye siho wayobeye, ibihe byiza birangira ubwo ugenda nkureba ntafite ububasha bwo kukugarura usanga undi. Ndebera yaratunze nanjye ntunze, ntiyari inshuti yawe nk'uko njye nari, ariko umuremyi n'ibihe niwe byakugeneye. Nakubonye mu gatimba useka, amenyo yawe yera kurusha agatimba, ikiganza cye gifashe icyawe agukomeje adashaka kukurekura. Yari amarangamutima ye yarari kumuburira ko yakora ikosa akakurekura nta kuzuyazana ari kukwiba. Inseko yawe yari ihatse agahinda narabibonaga, ntiwari ushaka kunsiga gusa inzira zacu ntizahuye, wibagiwe umubano wacu wirengagiza igisobanuro cy'ubushuti bwacu. Ese ndenganye nte ko ntigeze nerura ngo ndahire nirenge mbwira isi ko ngukunda ubyanjye cyangwa ubyemere? Nagumye iruhande rwawe unsekera ndaho ndi kubyina ubusa, sinamenyaga ko igihe kitari mu ruhande rwanjye umunsi wo kukubura burundu uri kwegereza. Ese niki watekerezaga igihe wari mu gituza cyangwa unganiriza za nkuru z'ubuzima uhoma ibikomere by'umutima wanjye? Niba bitari urukundo ubu mbyita iki inshuti twamaranye ibihe byose tunezerewe, ubu undi kure witwa uw'abandi? Ishusho yawe uri mu ngoro urahirira imbere y'abantu n'inshuti zahuriye kuri uwo munsi zitazi amateka yawe, uri kurahirira kuvugisha akanwa kawe ko uzabana nawe mu byiza no mu bibi, urahira kuzamuba hafi ibihe byose usigaje kubaho mu buzima bwawe sinjya nyibagirwa. Iyo shusho igaruka buri uko nigunze ndeba ibyanjye bitari kumpira, ndi gushaka inzira yansubiza mu mateka ngo mpobere ibyishimo nahoranye nsezera aka gahinda kanyuzuye umushaha. Nakubonye ugenda uherekejwe na banyogosenge, wabikoze byose se ku bushuti bwacu bworosaho umubano wawe n'umugabo wawe, niba byacu biryoshye bitari urukundo none mbyita iki? Uwo munsi wansobanuriye itandukaniro riri hagati yo gukundana no kubana, nasanze bidahura nubwo bikenerwa mu rugendo rw'iyi mitima yacu. Nagenze n'amaguru nibaza ibiri kumbaho nkurikira iyo modoka yakujyanye, ngeraho ndananirwa n'imvura nayo ngo mutahe. Amajoro twamaranye, amanywa twasangiye, niba adasobanura urukundo ese byari iki? Amagambo meza wambwiye, inseko yawe woroshe ku gahinda kanjye, niba atari urukundo byari iki? Amabanga wambitsaga na twa dukuru tundema agatima, niba atari urukundo byari iki? Gusangira ubusa tudacurana ukangaburira ibyawe ushonje, niba atari urukundo ese byari iki? Intimba twasangiye, amaganya twanyuranyemo, ishavu ryawe nzi, niba atari urukundo byari iki? Wampaye umubiri ndanyurwa, umpa ubushuti ndanezerwa, kuki wansize? Wantembereje mu munezero nsasira umutuzo ndishima, kuki wansize? Wamberaga igisubizo ukambera amagambo aho ntakwivugira, ese kuki wansize? Wahabaga n'igicucu cyanjye cyansize ukitaba mu izina ryanjye utaryarya, kuki wansize? Wamberaga inyikirizo mu ndirimbo y'urukundo ukabijwi rimvura ishavu, kuki wansize? Ese kutavuga ngo ndagukunda nibyo byakunjyanye kure? Nsobanurira. Ese iyo nshimisha amatwi yawe mvuga iryo jambo wari kuhaguma ibyari ubushuti bikaba urukundo, urwo rukundo rukaduha umubano, abo bana bakaba ari abanjye? Ese koko iryo jambo niryo ryari guhindura ubuzima bwacu? Niba ibyo twarimo bitari urukundo none byari iki? Nsobanurira. Ubu byose ndabisesengura nkumva urukundo twakundanye ariko ntiturubwirane, imbaraga z'ijambo ubu nizo mpanganye nazo kandi narahoranye amahirwe yo kuri kubwira.
naketse ko ibikorwa byanjye wabisobanukiwe, none ubundi kure nibwo namenye ko ntacyo wasobanukiwe. Nabaye umukunzi utavuga, ijambo ryaremereye umutima wanjye sinarivuga, byose nabibonye uri mu rugendo. Nasigaye ntonganye igihe agahinda ngatura urwagwa buri uko ndukura mu gacuma nkakuzuzamo intimba yanjye. Sinamenye umubare w'uducuma naganiriye natwo, ariko igisubizo sinakibonye. Nungutse inama yo gushaka uwagusimbura, nti nta kabiri mu rugo rw'umugabo, nuko ndamwegera mubwira ijambo ntakubwiye ari wowe urikwiriye. Nawe yandebye igihagararo, reba ubutunzi ntiyazuyaza, aremera arahira ati ndagukunda. Twinjira mu ngoro y'Imana turahirira imbere y'abantu ko tuzatanywa n'urupfu. Namwenyuraga ndi gushinyiriza kumuha icyicaro mu mutima, birangora ndibwira nti ubwo ari umuti nta kabuza urasharira. Nari nzi ko ndi kukwibagirwa ntazongera guhogora, ko amarira wanteye azayampanagura, gusa agahinda kari kuyongera mu kubabara, nta muntu uhari wagusimbura. Uwo dusangiye urugo ntanyura, amarira arasa nk'ayawe. Ese musige ngo usange? Ibiganza bye bimpanagura, mbona ibyawe yamwenyura nkabona wowe. Ese musige ngo usange? Urubyaro yampaye rurasa nkawe, iyi myaka yose ntazi ikimpogoza. Ese musige ngo usange? Igihe kibaye kirekire ntiyanyibagije ahahise hacu, nabaye imbata y'amateka. Ese musige ngo usange? Ndakwimura mu bwonko nkagusanga mu mutima, nahaguruka ukajya mu buzima. Ese musige ngo usange? Urukundo nkunda ntirumpa gutuza, mbona ntamukwiriye na busa. Ese musige ngo usange? Dore mpora mpanze amaso inyenyeri, nibaza uko aba wibarutse basa, ndabaza imirasire y'izuba niba urumuri ntabonye wowe wararubonye, ukwezi kuba inzora nkubaza niba ibyishimo nabuze warabibonye. Inzira zose ngenda ntonganya uwakuntwaye, muziza ko ari kubaho mu nzozi zanjye, uburangare nagize bwanjyanye kure y'ibyishimo. Ese wowe uraho? Ndibaza niba ukibuka nk'uko njyewe nibuka byose. Se yakwibagije ahahise, ubu ndi amateka? Uracyazirikana za nzozi ko tuzabyara hungu na kobwa, cyangwa byashyinguwe mu mateka? Uraho ukaba hariya hirya no hino, ni wowe nkuzirikana kurusha uko mbyikorera, wanze kuba amateka. Abana bambaza inkomoko y'ishavu ryanjye, nkabura ubusobanuro buhishe mu mateka. Twasangiye ubuto bugimbi turabugendana, ubukobwa bwawe ndabuzi, wasobanuye ubusore bwanjye. Nasangira gute n'undi ubugore bwe? Ni gute nasazana nawe kandi uri amateka yanjye? Sinumva uko nazize kuterura ngo nkubwire ko ngukunda kandi ngukeneye, inkoko butikazi kakuntwara ngasigara ndirira mu myotsi. Nagira gute hazaza amateka yanjye ari kure yanjye? Genda uzahirwe nshuti nk'amaguru, twasangiye ubushuti ntitwasangira urwo, ntuzibagirwe bya bihe nubwo wabitaye. Sinagukunze kuko sinabivuze, nanjye ndaha mu ntimba, sinahiriwe n'urugo nazirikiwe ku mateka yacu. Ndatera intambwe zijya mbere, nkasanga amano yasimburanye n'ibitsi, birenge bikerekeza iyo ntazi y'intimba. Nzayijyana mu mva, gusa nkurahire ko mu bundi buzima, habe ku Mana cyangwa kwa Nyamuzinda, ntawe uzakuntwara. Sinzitwa indangare nk'uko nitwa ubu, iryo ni isezerano ngusezeraniye. Nsigaye aha mu ishavu, nkwifurije umunezero.